nzakagendana agacuma k'umusaza we nzakagendana agacuma k'umusaza we nzakagendana. Muraho neza murabura turabona rwose ibirori byacu murabona ko twahagereye ibintu murabona ko biri ku murongo pe ni n'uburyohe nimubibona nubwo muri abavungira turabibona hose niko bona rwose abageni bahageze abavunzi bahagereye igihe nibo bahambira abavunzi hose ubwo ndagira ngo twaha cyangwa umuhungu ijambo akagira nawe icyo tubwira. Murabona ko ngendeye musi nahageze banahagereye na American Dream kabisa. Murakoze mwiriwe mwese namwe mwiriwe hase ubundi umukwe waje kunsaba umugeni nuhe ko natamubona ni mwebwe sha mwicaye ahangaha njye nta mukwe mbona kabisa sinzi musi natubwire umukwe ubari we njye namubuze umukwe n'umukwe ntabwo turi kumubona nakubwire rwose yawe turi kumubona kwa mugabo uti umukwe ntabwo uri kumubona kweri pe ntabwo uri kumubona. Murakoze mu by'ukuri niba ari izabukuru niba ari iki rwose nabonaga umuntu wicaye ahangaha ureshya n'ikote nagize ngo rwose ni ikote rihicaye. Uraho mukwe wanjye baneza ariko ufite ikibazo cy'imikurire ni ikibazo cy'imikurire ufite ko mbona ndabona rwose mukobwa wanjye kuko kunsuzugura ngewe Karisiti ntabwo bishoboka. Uyu mukuresha ufite ibisatsi bimeze gutya wagira ngo arya ubunyobwa budakaranze wabitekereje gutya. Ariko papa rwose ugatuma ndirira muri iki oya niyo warira ngewe rwose amarira yawe iyo uvuga gutyo n'ukuntu ushaje mfite imyaka 39 abanda burumwe ngo shuri ukaba ureba umugore yaje kunsaba none ukaba uri kumusuzugura uvuga ariko mukobwa wanjye leta iratugira ngo gira inka munyarwanda none nawe ngo nigira umugabo mukuru. Uyu mugabo reba inkweto yambaye kivuze wasama nashaka yambara n'ibintuza n'ibigori nimba yabyambara ibyo ntacyo bintu mbaye ariko mvane mu rugo rwawe anjyane nze kuri rirashiga. Hajya ubundi mwana wawe wari ugize imyaka ingana 39 ibyo bya Karisiti neva ntabwo byari gushoboka. Papa utangira kumvugira umugabo nabi njyewe tukanasenera kandi ubwo rero wishyize hejuru kuri kano kagabo kareshya n'ishyiga ry'inyuma ariko Karisiti nasuzugura koko sha ngaho murongore nzareba ikintu uzamumaza. hayemite bami ko wa mugabo nkunduraho ako abazi bari icyo kunywara icyo cyane oya nimutsitsi muramugeze ku nyota yewe ntabwo kamanure pe nk'ubwo rero twaterane hano turagira ngo twakire uyu mugabo twumve n'inkwano yakoze isoga ijambo n'iryo nyakubahwa n'iryawe mwakoze cyane reka imana wagira hasi n'imana hasitanze rwa rukwavu Jesus is Lord. nawe uri suri muzehe rero za nkwavu warwumvise gute gusa warwumvise gute ariko sha unsuzugura nkani giye musaza nkani urukwavu ariko abakwe barabake abandi barazana inka abandi bagatanga miliyoni wowe urukwavu nari nkatangaye umukoresha gutya ubundi abahiye umva ngo rero Karisiti uramukobwa waraheze kwishyiga mukavuna gwa n'urunini wagakwera kunsubiza umva mwana wa wari kubyihorera ugahera kwishyiga do nukuri Imana Karisiti nari kuzagutunga washaka ugacura ibyaha ariko papa rwose uzi imyaka maze wanunze uza abasore wanze rero yarukwavu yaguhaye rwose nari nzi ko atari buroguye bitewe n'ukuntu ushaje iwanyu mutunze inkwavu nta nka mujya mugira. Ubu rero nawe urifashe wambaye amakota aresha nk'inuza nguje nguzanye urukwavu kwa Karisiti ntabwo bajya bakora gutyo urumva rero umukobwa aze kwishyiga rero wagira ngo nzane inka rero
ifigure mubonye kuba afite imyaka 39 ubundi se ufite inga 30 urebye nabi nakivumbura urebye nabi nakivumbura ariko mwana wa kuko imyaka 39 kuko uyigize none hako ativumbura mu by'ukuri none ndamukura ubwo uravuze ngo ugiye guhitamo kurongorwa n'aka kagabo kambaye inkweto wagira ngo ninuza nashaka yambaye n'amarenge mwana wa kuko ukansuzugura gutya n'amashuri nagutangiye nakurihiriyeho ko ubu samari iki ntago nyapfanyeho nyuma yo gukurira amashuri none ugiye gushakana n'akagabo kambaye none ko ngiye kubura urubyaro noneho uzapfa nta mwuzukuru ugira oya nanone ariko mwana wa ariko nanone nawe wari gushyiramo ubwenge basi ugashaka reba umuntu twerera urukwavu ubu ngubu ukwiriye urukwavu ahubwo narwo ni runini ariko iyo urebye ukuntu ushaje ubwo none isa n'urwo rukwavu twari wa mukobwa wanjye ibindi uzibaze ngiye ibyo by'intwano yanyu ni mu byihorere urumva ni mu byihorere ubundi muzagende murongorane nababwira iki Jesus is Lord. Nabaye kukunaniza tugiye kwitahira ubwo inkwano mwayumvishije inkwano bayemeye urukwavu rwose muzehe ararwemeye pe ndagira ngo tubahe amashyi rwose tukakira n'umugeni nawe njyewe nta kintu cyo kubabwira ahangaha ni ugushimira umugabo uvuye ku ishyiga rwose uyu mugabo rwose Imana imuha umugisha kubona uvuye ku ishyiga akira ikiganza rwose nikuba karindagira we subira gukwira ku ishyiga gute hari ubwo watekaga ntabwo wari ufite umukozi iki kigabo kireke karisiti Imana yanjye oya baragusuzuguye muze baragusuzuguye urukwavu muzera kamubwiza uko ntabwo nanyweye ariko baragusuzuguye koko mw'abantu nanyweye ariko baragusuzuguye oya simbyemeye naje ubu basuzuguye musaza mwasinze izi sinza umuvumvyi ibyo biba bimureba umuvumvyi ntabwo bimureba ahubwo shari nywera icyuma nzakugurira n'ikindi kubona unyweye ku ishyiga umva rero wa mugabo niba uri n'umugabo niba uri n'akanuza nazi urifashe gutya ukujije urutwe wagira ngo ni ipera ishonyeho navuka ishonyeho uraje ngo kwa karisiti ngo hari umugeni wagumiwe hano nzamwirongore nzakurongora ngwino umva karisiti mubwire rero umva karisiti urambwira iki urambwira karisiti muvuze mu izina mwa baturage nyuma yo kumura uyu mugore wawe amvuze no mu izina uyu ni simbyemera usuzuguye umusaza wacu izi nzoga watuzaniye turazigusubiza ntabwo wasuzugura umusaza wacu ariko rero rwose nyine mwabantu mwe uyu mugeni wanjye yaranashaje pe uyu mukobwa wanjye yarashaje ihangane bakurongore kuko nakunze arakoze cyane muzehe kugira ngo kuva byose biciyemo nta mahoro ibintu ni amahoro ubwo rero ngira ngo ibintu byacu twabisoreza aha ngaha bazagira urugo ruhire mu byerekorwa na hungu